nakubajije ngo uri muri uru rugo uhakora iki wowe ko kimeze kuzanye muri uru rugo ni gute ushobora kuba uri hanga mu rugo rwanjye ntakuzi wowe nakubajije ndakuzanye hano muri uru rugo nini umuntu mwiza nk'ibiyoga byose birakurebaho iki ko uzi gushyanuka wamvuye hejuru kwicara hasi ko kimeze ninde wakuzanye muri uru rugo nsubiza ninde wicare hasi se wa urugo rwicayemo n'urwawe ese uyu munsi mpamaze wari uhari ubwo butumbutse wowe ushinzwe kumenya igihe mbera mu rugo rwanjye n'igihe ntabereye njyewe muri rugo rwanjye hasigaye hazamo abasazi se kandi ndahamagara Furedi njyewe ndayazi Kigali ziza zibona mu rugo ngo urahamagara nde urahamagara nde ahubwo hamaze igihe kingana iki waje gukora iki ndabizi ko urugo nta mugore uruba ngo iki nta mugore urubamo ubwo se nta soni ufite ushaka urubera umugore se genda kwamye ntiwongere uko kimeze wande ninde wakuzanye muri uru rugo nakubajije ninde wishugiye wicira ku rugo bambuye ubu kugira neza utaruta hasi mwana cyangwa wiriwe nawe wamuriwe none hasunzaniye uduki uvuye guhaha se urashaka wa muntu wawe uriya ntabwo ari ngombwa cyane icara zamira ntebe cyangwa se nushaka wicare kuri iryo buye ntabwo yayiguze uriya muhabara wawe ntayo yaguze dini ubu si iyo ntebe yanjye ntuyivuna ngaho upfa kuyizana wicare si mwana dukira ibi byose ni uduti turimo imyenda yanjye uvuye kuyidodesha se harimo umeze nk'utasi mwanya iwanyu si kugira ngo tuyigire gute umukecuru agahinda agahinda se n'igihe uje kugatura ariko ye mubura kuntura ibyiza mukantura agahinda ariko ni gahinda kisa nyawe cyangwa n'ubuhe munezero ufite niba hari ikintu nshaka kukubwira mubwira urabyemera mbese kuje va iwanjye urumva bitarangiye ntiwaje untume nagutumiye ntiwananteguje rero n'ibindi byose homvora kuko n'ubundi waje ntagutumiye naguhamagaye n'ibindi rero vuga cyangwa vumvura icyo uvugana amazi byose ni mwebwe nari nje kukubwira ko ko ari bwayamenye ndakubajije wowe uzi ibyo nakoraho nakunyuzamo kwa mereza rubyeri yanjye ninywere gira vuba se mereza ninywere ko kimeze gusa urugo rwanjye untegeka igihe ngenda uberamo urantegeka si uko waba uri umugore nyabaki umara imyaka magana angahe kiriya kigoryi Furedi uri kuvuga Furedi se
Patrick wanjye namuha buri kintu cyose urebye namuguha gutwara kugira ingwate ikigoryi we Patrick wanjye ndamuha ibintu byose ashaka n'inzu nashaka yitware natwe dutwariremo uraho uri kuvuga ngo Freddy yavuga Freddy se azongera agaruke hano telefone se bikingewe byitaba telefone biki ndavuze ngo mbumbye kabiri gatatu wansohokeye mu nzu wowe nta kindi cyangwa uhamagare Fred umusange usanga se njyana muri uru rugo ntaho njya wese ndegereza ijoro Patrick wanjye reka ze sha wowe baguhekenya mu firiti bakuryamo brochette Patrick wanjye nta kintu uzamuha keretse ikidari nashaka natwara ibintu byose Patrick sha niwe wanjye cyamaze kugenda muri Freddy we yagiye ngo yarampimye yaguteye inda yayigutereye hano yayigutereye rero abariho mwongera guhurira agatsinda yumva ubusa nakubwiye ngo aho yayigutereye aba ariho musubira ubyumva kimwe cyangwa mwarwana mwarumana amenyo ibyo nta kindera icyo twambabari izi ngure aba yahashye nawe ugenda uzite bongeho wumve bonde kuza umbwira ngo yaguteye none uragira ngo mbigire nte mbikoreho iki naguze ko wacu babimbere bakanyirukana bari bambwiye ngo nze mbeha iwanyu barakwirukanye rero n'igihe nshoboye kugutunga ikazura aho nga icara wumva ibyo abakuzaniye ibiseke ngize amahirwe araje iwanyu niba barakwirukanye umuzigo wabo n'igihe ngiye kuwikorera dore uwakwikoreje dudu yaje ngaho mubwira ibyo umubwira wahanganye wanjye kenisha eze yakoze ryarira ari imashini zajyana akora muri studio byose bigomba kuba ibyanjye agaze umuhungu yiterereje yaje mbirigi gake gake mwana w'umushi andorere n'imiti simiri kwi uretse sha aho baha nakoze hano witwa ngwino wicare ntaribi ngwino wicare n'ubundi ndabona uturutse aho ngaho mu cyumba kandi ntabwo nari makumenyereye ngwino wicare nta kibazo urandurira di
Nigera nta kibazo. Urahunga. Urabona ndi igisiga. Ngaho vuga ndizi ko havuze data avugaga ijambo mu bandi bagabo rikagira umumaro ku musozi wose. Ngaho vuga cyangwa vumbura. Ukuntu byagenze ari twanyweye cyagize ngera hano nasinze ari nka saa saba z'ijoro natwe ntabwo tuzi ukuntu byagenze. None ingamba ni izihe? Bajya mu katwumva Bumveho iki? Ntabwo ubyuka ujya mu kabari? Ibarizo ryawe aderesi yawe si mu kabari? Nyamukobwa wawe ntabyuka asokoza aho kugira ngo akubure nk'abandi bakobwa akagukurikira mu kabari? Ndabafashe iki? ntabwo turajya ariko watubabarira ko cyane kuri mubyeyi. Nimujye kuba iwabo. Mujyane mujye kuba iwanyu. Mu rugo iwacu Nyine. kandi papa yanyirukanye. None se mu gihe yakwirukanye yarakubyaye nige mpe nguheka? nta n'amafaranga dufite basi wenda ngo najya gukodesha. Adufasha ni ukuri nta karere ikintu gifata. Ntabwo nabishakaga ni ukuri ma. Wabishakaga kandi warabikoze? Byarangwiririye. Nta kibazo. Nasohoye mwavumbitse. Ngo rero nkubwire. Sura ngo bigende. Si wowe wabimuteye? Si wowe wabimuteye? Umva rero nkubwire. Ijambo ngiye kukubwira. Ntagarereho n'amaguru abiri. Niwibeshye nkabona n'agakosa gato muzasohoka mujye kuba iwawe. Kibe kimwe kuri kimwe. Nige nzakomeza kuruhana imiruho yanyu mwenyine. Ntagira iwabo. Aratwemerera aze kuba hano. Iranzu yo mu gikari. Uyitera igishahuro. Mufatanye ari byo. Ureke kwigira nyiramanini wirirwa usokoza. Ubona ko byenda. Barakoze. Hekaze. Hanyuma muyitere icyondo. Ni iraparasi. Muyitere icyondo. Muyibemo. Mushake n'urugi. Ma urakoze. Ariko nimwibeshye. Niba wibeshye ukongera kubyuka ujya mu kabari. Ntabwo nzongera. Nawe urakoze. Kanjye gupfura itaka ahubwo mu gitondo nzinduke mvoma amazi mu rugo. Ayo wigira ubwoba ndi umwana mwiza. Nasuvuye. Jewe witwa nde? Mbwira izina nta kibazo. Nawe urakwita mabuja ko bari kujyana. Ya mujije se ntabwo bwa kari ikibazo ajya ahura nacyo. Niwe Patrick ahora aririmba. Ndi Patrick. Nawe uranzi. Ndi umwana mwiza cy'abantu bose banzi. Ndi imfura pe mu mihigo mugiye mu mafaranga arivugira sinjya mvuga. Uyu yivugira. Naho ubundi bakwita nde? Ariko bashaka kwita kabebe keza kuko ubwiza burivugira. Njyewe nitwa Beratsira ndi umukozi nyine usibye ko mabuja ashaka. Oya ceceka na Beratsira umeze uko ahubwo wenda cyaze wenda mbere. Kabera kakubera ujya ugahina wenda uvuga ati iki nitwa Bera. Urandurira de kwinyiko urabona ntabwo ni igisiga. Igihe hano ukuntu ufite amatako meza urandurira ibita amati. Muhangahe Njye kugira uteze nta mafaranga nshaka. shambwira mwe uze aya mafaranga wayaka. Icyo nshaka ni uko mabuja atanyirukana iwacu ntabwo mpazi. Ntabwo nabona uko mpagera. Ndetse rero
akira ngaho nyigire Niho. oya ntacyo okay ngaho yabaye nta kibazo Aya ni amadolari. yose araba yawe noneho ayo ni make noneho mufitiye n'andi menshi utwo ni dukeya two kugira ngo ubanze ukore imisatsi n'inzaruki n'ibi byenda bivimo ibi byenda uba wambaye muke se neza Nyajyane. uyu urayatwara wewe nta kibazo yose urayatwara reka nkureho nta kibazo Isoko nyabitse. Avari. sha nta kintu Avari. sabira Nitwa Beranzira njyewe nawe. reka icyo kizina ni iki ubwo urumva umuntu umukobwa mwiza nkaho yakitwa Beransira ntuzongere no kurivuga mu gihe uri ahangaha nanjye uri Bera Ese ngura imyenda. urakugenda ugura imyenda ibintu nyine ubikuremo nk'ibi bipira n'imisatsi ndabona idasa neza ukubiteho n'udusaka hanyuma urahita uba kwini ibindi ntabwo nshaka kubivuga naho ubundi ngo uzi icyo ngiye kugusaba hagurukaho gatonya hagurukaho gato Njye ko bigusaba. wihaguruka reba hariya nta kibazo ongera nta kibazo reba hariya irasha umva noneho ayo mafaranga uba yansubije aza kuyaguha Sinjya kureba bya bindi zikanoza amafaranga njye. garureho make birasha uriya ndamuhagurukira uko byagenda kose wumva ari amafaranga muhaye wumva kuyagarura uko byagenda kose Patrick cyiza nzi mu bigwi nawe agomba kugira ibigwi amenyaho uko byagenda kose